umuseke utambitse kare mu gitondo inyoni ziririmba kibatsi cy'umuriro inkuba mu gicu abatugiye imbere ati FRN Force de Libération Nationale Turingabo tunarudia nyumbani watoto wa Rwanda tunarudia nyumbani tokende nandako wana wa Rwanda tunarudia nyumbani ale aso abakomando muziranye nibo baje kwiso bana bavukiye ishyanga baje batwunga mu kirenge endo bambwirerutse ingabo turarutashe korogamba turi ntware ntabwo havugwa ibigware ntabwo havugwa amagambo bo bakwakijeho umuriro nibo bene Kanyarwanda endo bambwirerutse ingabo turarutashe korogamba turi ntware ntabwo havugwa ibigware FRN ikomera abaruvuka tukuri inyuma FRN iramba uje guhuza abanyarwanda endo bambwirerutse ingabo turarutashe korogamba turi ntware ntabwo havugwa ibigware umusozi wa Nyabimata niho habereye iba bakomando badatinya batibaho ngo turataje bari waciye umurongo hamare imbaruguruzwa endo bambwirerutse ingabo turarutashe korogamba turi ntware ntabwo havugwa ibigware kaporare tingitingi urugamba rarutuku zikirere ziramanurwa izatabaye zishyubwo bari baje kuturwanya nibo batuguye mu nda batumwanze turamuzi n'uwatubeshye tukamarana bati hobe ntwari mwatashe endo bambwirerutse ingabo turarutashe korogamba turi ntware ntabwo havugwa ibigware mu kirere turaguruka no ku butaka ntiwadushobo yo mu mazi ntutubaze niho wamburiwe miyaya endo bambwirerutse ingabo turarutashe korogamba turi ntware ntabwo havugwa ibigware bana ba Rwanda tunarudia nyumbani. Son Excellence, la loi de la forêt équatoriale, washa moto. Twende nandako. Afande songa, wanajeshi songa, musilale twende. Twende nandako. Kampala Uganda, Nampula Mozambique, Wanakivara, twende mbele. Twende nandako. Wazambi Malawi, Plazzaville Bijeyi, muri mubiki ngo dutahi iwacu. Twende nandako. Amerike hope, Asia Oceani, mwe mugezehe ngo dutahi iwacu. Twende nandako. Wanayinchi twende, musilale twende, mpaka Kigali. Twende nandako. Jenoside wateje abawe irakugarutse, amaraso yabe rabicwa harakugarutse, niwahungira i Kongo bazagufata mu babanyu urabizi neza, niwahagera ni Bugande ko bakugabiye, niwabashimiye igendere.
twongeye kubasuza abakunzi ba radio televiziyo ubwiyunge aho muri hose mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Mukomere turi kumwe muri studio, muri kumwe n'umunyamakuru wanyu Chusa David. Uyu munsi rero twongeye gutumira Maître Hervé Hagenimana mu gice cya gatatu cy'ikiganiro tumenye ingabo zacu FLN. Maître, ni karibu rero, turabasuhuje kandi tubahaye n'ikaze muri studio ya radio televiziyo ubwiyunge muri uyu mwaka tukiri mu ntangiriro zawo w'ibihumbi 2022. Ndagushimiye cyane David Cyusa kumpa umwanya kugira ngo nibwire abatwumva bose, ariko reka mbanze ngushimire we by'umwihariko unyakiriye ukampa ikaze kuri radio televiziyo ubwiyunge. Nshimira kandi muri rusange ekipe ya radio ndetse n'ubuyobozi bwa radio bwongeye kuntumira kugira ngo nze tuganire ku kiganiro tumenye FLN ingabo za rubanda. Ndabashimiye mwese, ntabwo ari ubwa mbere ngeze kuri radio televiziyo ubwiyunge mu mpera z'umwaka nanone ubwo mwatangizaga iki kiganiro. Twakigiranye igice cya mbere ndetse n'icya kabiri n'abanyamakuru ba radio televiziyo ubwiyunge. Cyakora kuko ari ubwa mbere nongeye kuboneka kuva umwaka wa 2022 watangira, reka nifurize umwaka mushya muhire abantu bose bumva radio televiziyo ubwiyunge, ariko cyane cyane abanyarwanda aho bava bakagera, baba abari mu gihugu baba abari hanze y'igihugu. Abanyarwanda bose bababajwe, dusangiye akababaro, dusangiye ibibazo. Abanyarwanda bahuye n'ibibazo kuva igihe agatsiko kagiriye ku butegetsi kakaba kabatsikamiye kugeza n'uyu munsi, ndetse umwaka wa 2020 ndetse na 2021 ukaba waraje noneho ari uw'ibibazo birenzeho, kuko habayemo n'iki cyorezo cya covid bigatuma agatsiko kagikoresha nk'intwaro yo gukomeza gukandamiza abanyarwanda, kigana ibyemezo byagiye bifatwa n'ibihugu byishoboye, nako kakabikora gutyo nyamara abanyarwanda benshi bagapfiramo, ndetse kagiye kitwikira ibyo byemezo nkaguma mu rugo, bigatuma kanyereza bamwe, abandi karabica, abandi baburirwa irengero. Nanjye rero nkabwira abanyarwanda nti rwose nibihangane kandi twihangane, ariko nkongera nkababwira ngo nta wundi muntu uzatubohora kw'iyo ngoyi, ahubwo twebwe abanyarwanda ubwacu nitwe tuzayibohoza, ubwacu nitwe tuzayibohora. Ubwo rero murakoze rwose, ngira ngo umwanya turi bumarane uraba umwanya wo kungurana ibitekerezo kandi wo gutuma abanyarwanda basobanukirwa kurushaho mu kugira ngo tubashe kubohoza igihugu cyacu. Murakoze. Maître, hariho abantu bibaza niba koko FLN baho. Ese wasubiza iki abantu bakibaza bene icyo kibazo? Ijambo ni iryawe nyakubahwa Maître Hervé Hagenimana. Murakoze cyane David Cyusa kumbaza icyo kibazo. Muragira muti ese koko hari abaturage bibaza bati ese koko FLN ibaho? Kandi namwe mukongeraho muti ese niki cyakemeza abo baturage koko FLN ibaho? Ese wabasobanurira ute ko FLN ibaho?
ni ikibazo cyiza rwose umuntu yakibaza, kandi nk'umuturage w'umunyarwanda yibajije icyo kibazo njye numva ahubwo rwose gishimishije. Abantu bose bakwiye kwibaza ikibazo nk'icyo kugira ngo basobanukirwe noneho bamenye icyo gukora. Ntabwo rwose ndi butinde cyane, FLN ibaho, FLN ibaho, kandi bakabaza bati se koko ni iki cyakemeza nyine abo baturage ko ibaho cyangwa abo banyarwanda bagishidikanya. Burya umuntu cyangwa itsinda cyangwa ikintu kigaragaza ibyo bintu cyane, icya mbere ni ibikorwa, kandi icya kabiri burya habaho amatangazo. Burya iyo bakubwiye ngo hari kampani yatangije ibintu, ubimenyeshwa n'ibikorwa byabyo cyangwa se ukabimenyeshwa na publicité yakozwe. Ubwo rero FLN mu by'ukuri ngira ngo bimaze kumenyekana ibikorwa byayo bya buri gihe, duhora twumva, hagiye gushira imyaka myinshi twumva ibikorwa bya FLN, twumva ko iri muri Nyungwe, kandi koko nibyo ingabo za leta nazo ubwazo zarabyivugiye. Icyo ni kimwe, ngira ngo murabizi ubwo umuvugizi w'ingabo z'agatsiko yavugaga ko barwanye na FLN si rimwe si kabiri. Ikindi cya kabiri, ngira ngo kugira ngo mubyumve neza, mu biganiro byacu twakoze bwa mbere twabigarutse, ariko none ndongera mbigarukeho. Muzi yuko bwa mbere Nyabimata bitangira baratubwiye ngo hari amabandi, ngo ayo ni amabandi yateye, ariko FLN ikavuga iti ni twebwe, ariko bo bakabita amabandi, bata amabandi yateye. Ariko nyuma igihe kigeze kugira ngo tugende gake gake baza kuvuga bati twarwanye na FLN. Ikindi gihe kigeze baza gufata abantu, noneho ubu abo bantu bari mu nkiko bakavuga ngo abo ni abarwanyi ba FLN, abo ni abantu bakoranaga na FLN. Ngira ngo izo manza murazizi, muzi uwahoze ari umuvugizi wa FLN Major Sankara, kandi mukongera mukamenya umuntu witwa Rusesabagina, muzi Heremani, muzi iryo tsinda ryose. Ubu ngubu nirwo rubanza ruvugwa mu Rwanda, nizo manza zivugwa cyane mu Rwanda, kandi abo bose bashinjwa ibyaha bavuga ko ari ibyaha bya FLN. None ngira ngo abo baturage mbabwire, kandi namwe tuganira cyusa, burya ubutabera, urukiko ni symbole cyangwa se ni ikimenyetso cy'igihugu, kandi ni ikimenyetso cy'ukuri kw'igihugu, nicyo cyakagombye kuba ikimenyetso cy'ukuri kw'igihugu. Ni ukuvuga ngo rero niba urukiko uyu munsi inshuro imwe ebyiri eshatu ruhaguruka ngo ruri kuburanisha urubanza rw'abantu baregwa ibyaha bya FLN, baregwa ko bakoranye na FLN, baregwa ko bari ingabo za FLN, ni ukuvuga ko icyo gihe leta ubwayo ibivuze ku mugaragaro yuko FLN ibaho. Ni ukuvuga ko ntabwo urubanza rwajya kuburanishwa parike itabivuze. Parike ibarizwa mu butegetsi bwa leta. None niba parike ibivuze ikabyemeza, burya parike itandukanye n'abacamanza cyangwa se urukiko, kubera ko urukiko ni ubutabera, cyangwa se navuga ko ari ubutegetsi bw'ubucamanza, ni ubutegetsi bwigenga ukwabwo, ariko ndavuga mu bihugu birimo demokarasi. Noneho parike yo ikabarizwa mu butegetsi nyubahiriza tegeko, ni ukuvuga ngo parike ibiri twavuga ngo nko muri guverinema ikabiyoborwa na Minisiteri y'Ubutabera
nabwo binyuze mu rwego rw'ubushinjacyaha cyangwa se rwa pariki ariyo RIB mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero iyo inzego ebyiri, urwego nyubahiriza tegeko arirwo rurimo parike n'urwego rw'ubucamanza cyangwa rw'ubutabera, bose bavuze FRN, bamwe bari kurega FRN abandi bari kuburanisha ibyo byaha, ni ukuvuga ko baba bakoze publicité, bakavuga bati cyangwa se bakaba bakoze communique ngo banyarwanda ba bantu twavugaga ko ari abajura, ari amabandi, rwose turabamenyesha ko batakiri amabandi, turabamenyesha ko twari twababeshye, ahubwo burya twaje gusanga tutazakomeza kubeshya, ahubwo ba bantu ni ingabo zikomeye zihangayikishije igihugu ku buryo icyo kibazo twakigejeje mu butabera. Ni ukuvuga ngo rero leta ubwayo yiyemereye ko, kandi koko nibyo, ntabwo wahakana ibintu biriho. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari uko ari ikintu kibahesha ishema, kuko babanje kubihisha, ariko baza kubona yuko batazakomeza kubihisha, kuko abaturage baturiye hariya bazi ibikorwa bya FRN. Ni ukuvuga ngo nongere nsubiremo, hari ibikorwa ubwabyo byivugira, kuko leta ubwayo yari yashatse kubanza kubihisha ngo abaturage batazabimenya, ariko ibona ko itazakomeza guhisha ibikorwa, ihitamo ubwayo kujya kwivuguruza, kandi noneho yivuguruje inatanga itangazo ku mugaragaro, ibikorera mu butabera. Iravuga iti turagira ngo tubamenyeshe abanyarwanda yuko FRN ibaho, kandi ko ari umutwe w'ingabo duhanganye kandi uduteje ikibazo. Ubwo rero nkaba nabwira abaturage nti ntabwo abantu bagombye kongera kwibaza ikibazo cy'uko FRN ibaho, ahubwo FRN irahari kandi iri ku butaka bw'u Rwanda, kuko nta muntu n'umwe bigeze bavuga yuko ngo bavuge yuko FRN iri mu kindi gihugu, ahubwo iyo baburanisha FRN baburanisha FRN iri ku butaka bw'u Rwanda. Ubwo rero abo baturage David Cyusa, nihagira nawe abongera kukubaza, mushinzwe namwe cyangwa se buri munyarwanda wese afite inshingano zo gusobanurira abandi yuko FRN iriho kandi ko iri ku butaka bw'u Rwanda. Murakoze, ndumva ari uko naba nsobanuye icyo kibazo. Mu biganiro byawe byose twagiye tugirana, FRN uyita ingabo za rubanda, wadusobanurira kuki uyita ingabo za rubanda? Murakoze cyane David Cyusa kumbaza icyo kibazo. Uragira uti ese kuki tuzita ingabo za rubanda? Urakoze cyane, ni ikibazo cyiza. Ingabo za rubanda, FRN ingabo za rubanda. Mu gusobanura icyo kibazo ngira ngo tugende gake gake, tubanze dusobanukirwe n'amagambo ari muri icyo kibazo. Iyo tuvuze ingabo za rubanda, icya mbere kirimo ni rubanda. Ubundi rubanda ni iki? Rubanda bishatse kuvuga iki? Ni ikintu umuntu wese yagombye kuba yumva, kuko keraho hari n'igihe bavugaga ngo rubanda rw'umwami. Noneho rero iyo tuvuze rubanda, reka tubyoroshye twumve ngo abaturage. Ubundi rubanda ni abenegihugu, abatura igihugu, abatura Rwanda, nk'uko twebwe turi abanyarwanda. Ariko noneho ndongeraho akantu gatoya ko kugira ngo mbisobanure neza. Iyo tuvuga ngo FRN ni ingabo za rubanda, byumvikane, rubanda rwumvikane nk'aba bantu bamwe batari mu gatsiko, ba bantu babuze uwabavugira, kuko ubundi muri rusange bene abo abantu muri rusange rubanda rwakwiye kurebererwa
kandi rukavugirwa kandi rukarengerwa n'ubutegetsi cyangwa se n'ubuyobozi. Ariko muri iki gihugu cy'u Rwanda, rubanda ntabwo rukigira uruvugira, ntabwo rufite ururengera, ntabwo rufite urureberera, ahubwo hariho agatsiko gashinzwe guhonyanga uburenganzira bwa rubanda, gashinzwe gutwara ibya rubanda, kikubiye umutungo wose w'igihugu. Ako gatsiko rero ntaho gahuriye na rubanda. Ubwo nituza kuvuga rubanda, mujye mufata abanyarwanda bose muri rusange, mukuremo ako gatsiko, kuko ako gatsiko gafite ingabo zako zishinzwe kukarengera. Noneho rero twongere tuvuge ngo ingabo. Ubundi iyo bavuze ingabo ni iki? Twese turabyumva muri rusange, ariko kugira ngo mutaza no kugira ngo ni amagambo yanjye nihimbiye, iyo murebye mu itegeko nshinga, reka nkoresha iry'iwacu ry'u Rwanda, bavuga inzego z'umutekano. Izo nzego z'umutekano rero zikaba zirimo ni nyinshi, ariko hakaba harimo abasirikare. Ni ukuvuga ngo ingabo ni urwego rw'umutekano, urwego rushinzwe kubungabunga umutekano w'igihugu, ariko cyane cyane ubusugire bw'igihugu, kugira ngo hatagira icyahungabanya abaturage. None iyo turebye kugeza ubu ngubu, tubona ko ingabo ziri mu gihugu ni ingabo z'agatsiko, ntabwo zishinzwe kubungabunga umutekano cyangwa se ngo rwose zituze abanyagihugu, rubanda rugufi cyangwa se abenegihugu badafite uruhare muri ako gatsiko. Ahubwo izo ngabo ziriho z'agatsiko nizo zihungabanya umutekano w'abaturage, ni ingabo nizo zica abaturage, ngizo nizo zasambanyije abagore, ngizo nizo zagiye igihe ibintu byananiranye kugira ngo zijye kuvana abaturage mu byazo. Izo nizo ngabo z'agatsiko ziriho. Ubwo rero rubanda rutagifite ingabo zirurengera, FRN yahagurutse kugira ngo irwanye ako gatsiko, noneho ivugire cyangwa igaruze uburenganzira bw'abenegihugu, uburenganzira bwa rubanda rwambuwe n'agatsiko ndetse n'abambari bose b'agatsiko. Iyo ngiyo akaba ariyo mpamvu ituma tuvuga ko ari ingabo za rubanda, kuko bahagurukijwe n'ikibazo cya rubanda, bahagurukijwe na rubanda rutaka, bahagurukijwe na rubanda rwirirwa rwicirwa barwo ariko ubutabera bukarebera, zahagurukijwe na rubanda rwirirwa rurira abarwo bashimuswe, zahagurukijwe na rubanda uyu munsi rufite abanyamakuru birirwa bafungwa, bakubitwa, bahohoterwa, ndetse ingabo za FRN zahagurukijwe n'ikibazo cy'impunzi zirirwa zijya guhigwa aho zahungiye, ariko kandi nanone zigatsindwayo, ariko niyo zaba zitaba zikurikiranwa iyo zahungiye. Ariko izo ngabo zahagurukijwe no kugira ngo izo mpunzi zavukijwe igihugu, izo mpunzi zidafite uburenganzira ku gihugu icyo ari cyo cyose, nazo zigaruke muri gakondo kazo. Ni ukuvuga ngo baba abanyarwanda bari mu gihugu bari ku karengane, bari gutsikamirwa, batsindagiwe n'agatsiko, ndetse baba n'abanyarwanda bari hanze y'igihugu babujijwe uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu, kuko ntabwo wakigarura mu butegetsi bumeze nka kuriya bw'igitugu, bwica, bushimuta, ntabwo wagaruka mu gihugu kitabamo uburenganzira. Ubwo rero izo ngabo za rubanda FRN icyo nicyo cyazihagurukije, akaba ari nayo mpamvu rwose zihabwa iryo zina ry'uko ari ingabo za rubanda, kandi ni nako biri, nta kundi wabivuga. Ikindi kugira ngo ndangize gusubiza icyo kibazo warumbajije,
ingabo za rubanda ngira ngo mbabwire ngo aho ziri naho zinyura hose, kuko hari abaturage barazibona, nta na rimwe zari zahohotera umuturage. ni ukuvuga ngo rero bitandukanye n'ingabo z'agatsiko zirirwa zihohotera abaturage, zibica, zibakorera ibyamfura mbi. ubwo rero nuko nasubiza icyo kibazo. Murakoze. Maître Herve, iyo umuntu akurikiye neza ikiganiro cyawe hari kugarukamo cyane cyane inyito FLN na RDF. FLN uyita umutwe w'ingabo naho RDF ukayita ingabo z'agatsiko. Kuki udakoresha inyito imwe? Ntabwo zose ari ingabo se? Murakoze nanone David Cyusa kumbaza iki kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane. Muragira muti mu biganiro byawe ugenda ugaruka ku nyito zitandukanye kandi zitandukanya FLN ndetse na RDF. Mukagira muti FLN uvuga ko ari umutwe w'ingabo, naho RDF ukavuga ko ari ingabo z'agatsiko cyangwa se ukazita agatsiko ubwako. None ukambaza uti ese kuki RDF ari agatsiko, kuki bitandukaniye he, kuki utayuzita nazo umutwe nkuko FLN ari umutwe? Atese ubwo ntihaba harimo gukabya? Mu gusubiza iki kibazo, reka kugira ngo tutaza kurondogora cyane, burya abantu ntibanakunda burya y'ibintu birondogoye kandi koko hari igisubizo kiri presi. Mu by'ukuri tumenyereye kandi niko bimeze mu muco ndetse no muri rusange, umuntu abasha guhabwa izina cyangwa se umuntu akiyita izina, ariko ryaba izina wahawe ryaba n'izina wowe ubwawe wiyise, ibikorwa ubwabyo nibyo bijya biza bikaza kwemeza ko iryo zina wiyise cyangwa icyo wiyise uri cyo, cyangwa ibyo bikorwa bikaza kuvuguruza ibyo wiyise cyangwa bakwise, noneho ahubwo ibyo bikorwa ubwabyo akaba ari byo biguha izina rigukwiye. Aho rero ngewe niho mpera ntandukanya hamwe ngakoresha umutwe w'ingabo za FLN cyangwa se FLN umutwe w'ingabo, naho kuri RDF ngakoresha ingabo z'agatsiko cyangwa se agatsiko ubwako. Reka mbanze ntangirire kuri FLN. FLN itwibwira ko ubwayo ari umutwe w'ingabo, kandi n'ibikorwa byayo iyo urebye ubona ari ibikorwa by'umutwe w'ingabo, by'ingabo zitwara nk'ingabo zatojwe kandi zigatozwa kurwanirira abaturage. Ibyo iyo mbivuze ntabwo ari ibintu by'amarangamutima, ahubwo ni ibintu bigaragarira cyangwa se bishobora kugaragarira buri wese kandi ushaka kubyumva no kubibona. Kuko ndabaha urugero rworoshye, ngira ngo kuva igihe FLN yabereye muri Nyungwe nta na rimwe murumva yagiye kugaba igitero mu baturage, nta na rimwe mwari mwumva yagiye kugaba igitero mu isoko, nta na rimwe murumva yagiye kugaba igitero ku baturage ubwabo. Ahubwo buri gihe ibitero byose imaze kugaba ni byinshi cyane, buri gihe twumva ko yagabye igitero kuri pozisiyo cyangwa se ku birindiro by'ingabo z'agatsiko. Ni ukuvuga ngo ingabo burya zihangana cyangwa zirwanya izindi ngabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none
FRN iri kurwana n'agatsiko ndetse n'ingabo zako. Ubwo rero ibikorwa byose ikora niba ibigaba ku gatsiko no ku ngabo z'agatsiko, ni ukuvuga ko kugeza uyu munsi wa none FRN yitwara nk'umutwe w'ingabo watojwe kuba ingabo z'inyamwuga zirwana n'izindi ngabo. Kandi twongereho, ntabwo ari twebwe tuvuga ingabo z'inyamwuga cyangwa se ingabo zikora iby'ingabo zikora, kuko hariho amategeko mpuzamahanga agenga intambara, hariho amategeko mpuzamahanga agenga imirwano. Ayo mategeko mujya mwumva y'ibihugu cyangwa se abarwana bayishe, imiryango mpuzamahanga irabivuga. Kugeza uyu munsi rero nta na hamwe mwari mwumva yuko FRN yishe amategeko agenga intambara. Nyamara mukambaza muti none se RDF ko kuki muyita agatsiko, ese kuki nawe uvuga ko ari agatsiko? Mu by'ukuri ngewe nabwo kugisubiza ndagendera ku bintu bibiri. Nababwiye ko umuntu abasha guhabwa izina, ndetse umuntu ibikorwa byiwe bikaza kwemeza cyangwa kuvuguruza iryo zina yahawe. Niba mwibuka neza cyangwa se niba David Cyusa ndetse n'abatwumva bibuka neza, mu bantu bakoresheje iri jambo agatsiko, ndetse nta nubwo we yakoresheje agatsiko gusa, yavuze ko ari agatsiko k'amabandi. Ntabwo yenda yabikoresheje ndetse ku kinyamakuru cyangwa se mu itangazamakuru ridasakara ahantu hose, ahubwo ngira ngo mbibutse mujye mu bushyinguro bw'amakuru ya BBC n'ibiganiro bya BBC, muzasangaho umugabo witwa Evode yakoresheje iri jambo, aravuga ati u Rwanda ruyobowe n'agatsiko k'amabandi. Uwo muntu abivuga yari yarahunze inkotanyi, yari yarahunze n'umunyarwanda, yari ari hanze yarahunze ako gatsiko yavugaga ubwako, kuko kari karamumenesheje, kuko kashakaga kumwica. Ariko aho Evode amariye kuvugira ko cyangwa se amariye kubita izina ribakwiye, akavuga yuko ari agatsiko k'amabandi, iyo leta ya Kigali yahise rwose ijya gushaka Evode kugira ngo agaruke mu gihugu. None reka nanjye nkubaze David Cyusa, ngira ngo urashishoza, ugerageza nawe kandi gushakisha kugira ngo ubashe gutanga inkuru utanga, kandi n'abanyarwanda bari kutwumva babasha kubyumva neza. Uyu munsi wa none umuntu aguhaye izina ukumva ntabwo rigukwiye, ukumva ari kugutuka, ukumva ari kugusebya, cyangwa ukumva ari kuguteza urubwa, uwo muntu wamushakisha ukamuhana. Uwo muntu udashoboye kumwihanira ubwawe wamugeza mu butabera, wajya gutanga ikirego ukajya kuvuga uti hariho umuntu wantutse, hariho umuntu uri kunteza urubwa. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, wagenda ukareba ya radiyo cyangwa se wa munyamakuru hahandi icyo kiganiro cyatangiwe, ukajya kuvuga uti twebwe turabasaba ko mwivuguruza ibi bintu byatambutse kuri radiyo yanyu, mukavuga ko mutifatanyije nabyo. Ese David Cyusa, wambwira ko hari ahantu wigeze wumva leta y'u Rwanda n'uyu munsi ijya mu bitangazamakuru cyangwa se yaba umuyobozi n'uyu akajya hari akavuga ngo twebwe ntabwo turi agatsiko k'amabandi? Ese wari wahumva? None se niba batarigera babivuguruza, wowe kuki washaka yuko tubita irindi zina kandi bo biyemerera iryo zina? Ikindi kintu ngiye kukubwira cyemeza yuko iryo zina barishima kandi ko babona ribakwiye kandi ko ari ryo,
nuko uwo Evode amaze kubaha iryo zina, nuko iryo zina rimaze gusohoka bagiye gushaka uwo wari bise, bagiye gushaka uwo muntu wagiye kubatangariza izina, bakamuzana bati vayo uze tuguhembe. Niba umuntu yari yaraguhunze kuko washakaga kumugirira nabi, kandi nawe ukaba wamwitaga ikigarasha, kandi nawe ukaba wamwitaga yuko ari umwanzi wawe, ari umwanzi w'igihugu, noneho yamara gukora icyo gikorwa ukamubwira uti vayo, ukamugira ministre secrétaire d'etat, no kuvuga nawe ni ministre, ukamugira ndetse n'umugize ministre wundi umugize muri ministeri y'ubutabera. Ministeri y'ubutabera twongere twibutse ko ariyo ishinzwe kubungabunga ndetse no kurinda ubusugire bw'ibirango by'igihugu, ubundi mu zindi ndimi bayita ngo ni garde de sceaux. None uwo muntu ukaza kumushyiraho, ni ukuvuga yuko umubwiye uti vaya ahubwo urabishoboye. Mbibutse ko Evode yari secrétaire d'etat wari ushinzwe amategeko cyangwa se kuvugurura amategeko, ibintu nk'ibyo. Ni ukuvuga ngo uwo muntu baravuze bati uyu muntu arashoboye, uyu muntu areba kure, kumva abashije kubona izina ridukwiye. None se niba uwabahaye iryo zina baramuhembye, ni ukuvuga yuko iryo zina baryemera. Uyu munsi ni senateri, icyo gihe yaje aba ministre, uyu munsi ni senateri. Ntabwo yigeze ahanirwa ibyo bintu ngo tuvuge yuko batabishimye. Ubwo se wambwira ute ko iryo zina atari iryabo? Ni ukuvuga ngo rero uyu munsi niba bari kumwe n'uwo muntu bakaba baramuhembye akaba ari umuyobozi, ni ukuvuga ko rwose iryo zina baryemera kandi ko nta n'icyo ribatwaye. Ariko ibyo ngibyo tunabiretse, ese naho hataza kugira umuntu ubita iryo zina, ibikorwa byabo ubundi wowe ubona ari ibikorwa byahabwa irihe zina? Ibikorwa byabo ni agatsiko, nibyo koko ni mafia, ni gang. Tuzi za gangs mu mijyi ibirimo ibikorwa, ibyaha byinshi byibasira abantu cyangwa se za traffic n'ibindi byose. Uko uyu munsi agatsiko gakora niko gangs cyangwa se mafia cyangwa se udutsiko tw'amabandi dukora. Ni ukuvuga ngo u Rwanda uyu munsi nta kundi wabyita, nta kundi wakita ingabo za RDF, ni ingabo zishinzwe kubungabunga umutekano w'agatsiko kari ku butegetsi, kandi ni ingabo zishinzwe kubungabunga imitungo n'ibyo ako gatsiko kambuye abanyarwanda ndetse n'ibyo kagiye kiba hirya no hino. Ubwo rero nta kindi, nta buryo ubundi wabyita. Ikindi kintu mu by'ukuri nawe ndagira ngo nkubwire, yenda tuzongera tubigarukeho ikindi gihe, ariko wongere wibuke ko igihe byari bikiri FPR itera inkotanyi zitera mu 1990, twibuke neza ko kwisonga abari bayoboye izo ngabo cyangwa se benshi mu bari bagize izo ngabo mu buyobozi bw'icyo gisirikare bari abasirikare n'ubundi mu ngabo za Uganda. Mbere yuko binjira mu gihugu ntabwo babanje ngo birukanwe mu gisirikare cyangwa bademisione mu gisirikare cyangwa se bagitoroke igisirikare cya Uganda. Nta hantu, ntabwo ibyo bintu bigeze babikora. Ni ukuvuga ngo abari bayoboye ingabo zose bose, abo ba ofisiye bose baje ari ingabo za Uganda, ariko baza gutera u Rwanda kandi bavuga ngo baje kubohoza u Rwanda. Mu yandi magambo, kubohoza ntabwo kwari ukubohora abanyarwanda. Ni nka kwa kundi tujya twumva ngo umuntu yabohoje ibintu by'umuntu, nabo bari baje kubohoza ibyo ubutunzi babonaga. Ntabwo baje babohora abanyarwanda, ahubwo baje bishakira ubutunzi, nk'uko amabandi yose iyo yinjiye iwawe
abashaka ubutunzi, nk'uko mafia ishaka ubutunzi, nk'uko gangs zishaka ubutunzi. Niyo mpamvu rero nta rindi zina wabaha, ni agatsiko ndetse ni ingabo z'agatsiko. Murakoze. Ndibuka neza mu kiganiro cyawe cya mbere wavuze ko FLN atari umutwe w'iterabwoba. Ese n'ubu ni kukibibona? Ese kuyifasha hari ubwo binyuranyije n'amategeko? Murakoze. Murakoze David Cyusa kumbaza iki kibazo. Ni ikibazo cyiza cyane kandi rwose, ahubwo nagira ngo ngusabe cyangwa ari ngewe ubaye uporopoza, navuga nti iki kibazo rwose abantu ntibazajye bamara igihe batongeye kukigarukaho, kuko ni ikibazo cyiza cyane. Urambwira uti mu kiganiro cyanjye cya mbere navuze ko FLN atari umutwe w'iterabwoba. Urambaza uti ese koko na n'ubu ni kubibona? Ati se wabisobanura ute? kandi se kuyifasha ntabwo binyuranyije n'amategeko? Urakoze cyane. Ntabwo ari ukuguseka rwose, ntabwo ngusetse, ahubwo ni uko ari ikibazo nishimiye cyane. Iki kibazo ndagikunda cyane kuko mu by'ukuri abantu tujya dukunda, cyangwa se abanyarwanda dukunda gutekereza ko amategeko arangirira mu Rwanda. Ntabwo mu by'ukuri amategeko yahimbwe n'u Rwanda. Nongere mbisubiremo, amategeko yanditse cyangwa se amategeko akurikizwa uyu munsi ntabwo yahimbwe n'u Rwanda, cyangwa se ntabwo yahimbwe n'agatsiko ka Kigali. Ibyo bintu rwose abanyarwanda bakwiye kuzajya babisobanukirwa. Ntabwo Kigali ibyo ivuga byose ariko ari byo biba bifite ishingiro, ahubwo burya abantu bakwiye kumenya ko hejuru y'amategeko uyu munsi ariho mu Rwanda habaho amategeko mpuzamahanga. Hejuru y'igihugu cy'u Rwanda habaho imiryango mpuzamahanga, habaho ONU, hakabaho ni byinshi cyane. Hejuru y'ibyo abantu baba bari kubona mu Rwanda hari ibindi bihari, kandi ndagira ngo mbabwire ko ibyinshi agatsiko kabwira abanyarwanda ibyinshi ni ibinyoma, kuko agatsiko nyine kabereyeho kwirengera. Ubwo rero nkavuga nti mu by'ukuri n'uyu munsi ndacyongera kubwira abanyarwanda yuko FLN atari umutwe w'iterabwoba, kandi ntabwo ari ukubivuga gutyo gusa ngo ni uko mbivuze gutyo gusa, ahubwo njyewe bivuga nshingiye ku amategeko atari ay'u Rwanda gusa, ahubwo amategeko mpuzamahanga. Ntabwo ari amategeko y'igihugu kimwe gusa, ni amategeko y'ibihugu byose biri ku isi. Ntabwo ari amategeko ya Afurika, ntabwo ari amategeko ya Europe gusa, ntabwo ari amategeko ya Amerika, ni amategeko mpuzamahanga. Uko areba Amerika niko areba Ubufaransa, niko areba Uburusiya, niko areba Brazil, niko ayo mategeko areba South Africa, akareba u Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero ayo mategeko niyo avuga iterabwoba icyo ari cyo, cyangwa se terorisme, cyangwa se umutwe w'iterabwoba. Kandi ikindi nakongera kubabwira, ntabwo u Rwanda cyangwa se minisita kanaka cyangwa se general kanaka ari ujya hariya ngo avuge ngo umutwe uyu ni umutwe w'iterabwoba, umutwe uyu ni umutwe w'iterabwoba. Ntabwo ari ubigena, ahubwo ibyo ngibyo bifite aho bikorerwa muri communauté internationale, cyangwa se mu muryango utari u Rwanda, mu muryango mpuzamahanga. Kandi ikindi kintu mu by'ukuri ibikorwa nibyo bigena icyo cyaha, kuko iterabwoba ni icyaha. Noneho rero hari ibikorwa
iyo biri hamwe cyangwa se kimwe muri ibyo bikorwa gikozwe, umuntu wagikoze aba yakoze iterabwoba. Bityo niba ari umutwe cyangwa se niba ari itsinda, niba ari agatsiko cyangwa se akaba ari umuntu wakoze ibyo bintu, uwo muntu aba yakoze iterabwoba, cyangwa se niba ari ababikora buri gihe bakitwa umutwe w'iterabwoba. None rero ubundi tutagiye kure muri ibyo bikorwa, kugira ngo dusobanure mu buryo bworoshye atari za mvugo zikomeye zo mu mategeko, ubundi iyo bavuze iterabwoba ni ibikorwa bikorwa bigamije kugira ngo bitera abantu ubwoba, ariko inyuma harimo inyungu zishobora kuba ari iza politike, niba bikozwe n'umutwe runaka, ariko noneho ishingiro n'ibyo bikorwa biba byakozwe. Nongere mbabwire kugira ngo mbere yuko mba navuga bimwe muri ibyo bikorwa, ubundi icyaha, kuko turi kuvuga icyaha cy'iterabwoba, icyaha ntabwo kiba icyaha kubera uwagikoze ubundi nagikora ntikiba icyaha. Icyaha kiba icyaha kubera ko hari itegeko rivuga ngo ibikorwa ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi ibi n'ibi byitwa icyaha. None rero ni ukuvuga ngo ibyo byaha cyangwa se ibyo bikorwa bigize iterabwoba cyangwa se icyaha cy'iterabwoba, muri ibyo ngibyo harimo ibintu bita ntabwo nzi ukuntu ndi bivuge mu kinyarwanda, ariko harimo attentat, hakabamo prise en otage. Prise en otage ni ugufata bugwate, kandi hakongera hakaza kubamo ibintu bita gusenya ibikorwa kugira ngo utere abantu ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero muri ibyo ngibyo harimo gufata bugwate, baba ari abantu cyangwa se abantu cyangwa se n'ahantu ibikorwa byabo ukabafata bugwate abantu, ariko harimo n'ibikorwa byo kuyobya indege cyangwa se atanta cyangwa se guhanura indege, ibintu nk'ibyo za gisivili. Mu by'ukuri rero mureke niba tuvuze ibyo ngibyo kuko ni ibikorwa bigize icyo cyaha cy'iterabwoba. Noneho rero kugira ngo uvuge ko umuntu ari umutwe w'iterabwoba cyangwa se ari itsinda cyangwa se umuntu akora iterabwoba, nuko uba ugomba kubanza ukareba ibyo bikorwa niba abikora. None nanjye kugira ngo mutagira ngo ni amarangamutima abimvugisha, mwese murahari. Ese mwari mwumvaho FRN yenda yafashe bugwate abantu, ikabafata bugwate iri gusaba ati muduha amafaranga cyangwa se nimutaza ngo tugire icyo dukora turabica? FRN ntaho turumva yakoze ibikorwa nk'ibyo. Ese mwari mwigera mwumva FRN yashimusa umuntu? Ni ibyo ngibyo navuga, gushimuta umuntu, gushimuta abantu. Mwari mwumva FRN yashimusa abantu cyangwa se umuntu? Ntabyo turumva. Ese mwari mwumva FRN yarashe indege za gisivile cyangwa se hari indege ya gisivile yarashe? Ntabyo twari twumva. Ubwo mwebwe mubaye mwarabyumvishe mwambwira. Ese mwebwe mwari mwumva hari ahantu FRN yagiye gusenya ibikorwa kugira ngo itere ubwoba abantu, cyangwa se ikajya gukoresha ibintu byo kwica abantu urubozo kugira ngo abandi bagire ubwoba, ibatere ubwoba? Nta na hamwe twari twumva ibyo bintu. Ariko rero noneho kugira ngo noneho ngusobanurire neza, kuko burya abanyamakuru namwe hari igihe mubaza ibibazo rimwe na rimwe se mubizi cyangwa se mugira ngo, ariko ndatekereza ko yenda wowe atari muri urwo rwego, ahubwo ari mu rwego rwo kugira ngo abantu basobanukirwe. Uko niko nibaza. Noneho rero ushaka abantu basobanukirwa, ngewe reka mvuge ngo ibi bikorwa ahubwo bigize icyaha cy'iterabwoba, iyo nanarije mu bikorwa nsanga ahubwo leta ya Kigali ariyo ikora ibi bikorwa, byaba ari ugushimuta, byaba ibyo bintu byose nsanga leta ya Kigali ariyo ibikora.
kugira ngo mbaho urugero rworoshye kugira ngo mutaza kuvuga ngo mvuga ibintu cyangwa se ni ukuganira byo kuganira gusa. Ngira ngo mu manza ziriho mu Rwanda muzi, ndatekereza mwese muzi umugabo witwa Rusesabagina. Rusesabagina yariho yitemberera, ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda akagira ubwenegihugu bw'Ababiligi, akaba kandi yari yemerewe kuba muri Amerika, ariko afata indege kuko ibyo bihugu byose ari Amerika, ari mu Buraya, ni ibihugu byemera uburenganzira bwa muntu. Umuntu akwiye ashobora kwidegembya uko ashaka akajya aho ashaka, bitandukanye n'igihugu cy'u Rwanda uko kiyobowe uyu munsi n'agatsiko kimeze nka prison, aho umuntu badashaka ko asohoka adashobora gusohoka, adashobora kugenda uko ashaka. Rusesabagina rwose ajya gutembera nk'uko akwiye gutembera aho ashaka, ubwo ni uburenganzira bwe, afata indege. Ariko nyuma agatsiko kiyemereye neza minisitiri w'ubucamanza, ntabwo ndi buvuga ubutabera kuko nta butabera buri mu Rwanda, ahubwo hariyo ariko si ubundi ni n'ubucamanza cyangwa ahubwo ni uburyamanza. Ariko uko byaba biri kose yiyemereye uwariho, yavuze yuko rwose Busingi yivugiye yuko bishyuye kugira ngo bayobye indege bashimute Rusesabagina. Byaba ibikorwa byo kuyobya indege, byaba ibikorwa byo gushimuta abantu, ibyo byose ni ibikorwa bigize icyaha cy'iterabwoba. Ibyo byakozwe n'abantu biyita leta. None se muragira ngo abo bantu tubite iki koko? Dukomeze tubite leta? Ariko niyo twabita leta twavuga ko ari leta y'agatsiko, n'agatsiko rwose. None se leta kwiberaho gukora gahunda ziteza abaturage imbere, ikaberaho gukora ibintu bihesha igihugu isura nziza, ni gute mwambwira ko banyarwandakazi dufite leta itegura ibikorwa by'iterabwoba, gushimuta indege, gushimuta abantu, kuyobya indege? Iyo niyo misoro yacu dutanga. Banyarwandakazi, agatsiko kari ku buyobozi bw'igihugu cyacu kabufashe bugwate, icyo nacyo ubwacyo ni icyaha. Noneho rero ariko mumenye ngo mu mategeko mpuzamahanga nuko uyu munsi hari ibintu bimwe na bimwe bikorwa mu rwego rwa politiki, ariko mumenye ngo leta y'agatsiko cyangwa se agatsiko niko gatsiko ahubwo k'iterabwoba, hejuru yo kumva ko ari agatsiko k'amabandi, noneho ni n'agatsiko k'iterabwoba kuko ibikorwa bigize icyaha cy'iterabwoba leta y'agatsiko niyo ibikora. Ngira ngo ntabwo mwirengagije ko bahanura indege za gisivile, indege yaguyemo abaperezida babiri murabizi muri 1994, nta wundi wayirashe. Ngira ngo ibyo tunabirangije, ibikorwa bigenda bikorwa muzi abantu nka ba Kizito, iyo wishe umuntu kuriya ugenda ukuramwo urwara, ukuramwo iki, ukuramwo iryinyo, iyo abantu bafungirwa muri za safe house, abantu bafungirwa ikami, murabizi mwese ahantu banyuza abo bantu, bashobora kukunyuza ahantu hari ubugabo bw'umuntu, bashobora kukunyuza ahantu hari igihanga cy'umuntu kugira ngo bagutere ubwoba, babone uko nawe ubone uko bari bukugenze. Ibyo bintu byose rero ni ibikorwa bikorwa n'imitwe y'iterabwoba. Ni ukuvuga ngo uyu munsi ngiye kugereranya FRN na leta y'agatsiko, ngewe navuga ko leta y'agatsiko ariyo gatsiko k'iterabwoba. Ni ukuvuga ngo rero mu gusubiza icyo kibazo, kugira ngo mutaza kuvuga ngo ese watubwiye ngo iki, ngewe n'uyu munsi nshingiye ku mategeko, kuko ntabwo ari nge wayakoze ahubwo ni amategeko yashyizweho n'umuryango mpuzamahanga, yashyizweho n'ibihugu biyumvikanyeho, nsanga FRN atari umutwe w'iterabwoba
kandi naho wajya kuri liste y'imitwe y'iterabwoba yemewe uretse amagambo gusa ya leta y'agatsiko ivugira mu gihugu, abantu nyine bakayemera gutyo kubera ko nta kundi babigenza. Nta liste wasangaho umutwe w'iterabwoba witwa FRN. Bityo rero mu gusubiza agace ka nyuma k'ikibazo cyawe ngo ese gufasha FRN ntabwo binyuranyije n'amategeko, ubwo rero njyewe nakubwira ko mu mategeko mpuzamahanga nabwo byemewe ko niba inzira zose zo kugira ngo umunyagitugu ave ku butegetsi cyangwa se ubutegetsi bukandanyije rubanda, rubica, bubashimuta, bubakorera ibyamfura mbi, iyo nta bundi buryo bushoboka kugira ngo ubwo butegetsi buveho, abaturage bemerewe n'amategeko mpuzamahanga, bemerewe kuba bakishyira hamwe kugira ngo babashe gukuraho ubwo butegetsi. Abaturage b'icyo gihugu ubwabo, nongere mbibutse, nibo babyemerewe. Icyo kibazo nacyo tuzakigarukaho mu biganiro byacu bizakurikira, yenda nimuzongera kutubonera umwanya, kugira ngo abantu bamenye ngo abaturage b'igihugu bwabo, ndensista kandi abisubiramo, abaturage b'igihugu bemerewe kwishyira hamwe. Uyu munsi rero FRN ni abaturage b'igihugu cy'u Rwanda, ni abanyarwanda bishyize hamwe, ntabwo ari abanyamahanga bari gutera igihugu, ni abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo babohoze abandi banyarwanda, kandi bakaba bashyigikiwe n'abanyarwanda. Uyu munsi nta banyamahanga bari gutera u Rwanda, nk'uko agatsiko kinjiye kayobowe n'abanyamahanga, Abagande, ingabo zari zikiri mu gisirikare cya Uganda. Icyo gihe umuntu akaba atabura no kuvuga yuko umuntu ari mu ngabo z'ikindi gihugu akinjira avuga ngo ari gushaka kubohoza ikindi gihugu, wakumva icyo ari gushaka, ntabwo aba ashaka abaturage, aba yishakira ibintu. Uyu munsi n'agatsiko icyo kashakaga karakibonye, kashakaga ibintu. Ariko banyarwandakazi, ntabwo ari mwebwe kari kaje kurengera, ntabwo ari mwebwe, ntabwo ari impuhwe kari kabafitiye, kuko iyo kaba kabafitiye impuhwe uyu munsi ntabwo kazaga kuba kabagejeje aho kabagejeje. Murakoze, murumva ko ndangirije ku tuntu twinshi ariko buriya yenda ndabona umunyamakuru ari kundeba, ntabwo narengeje igihe, ariko yenda ibyo ngibyo tuzabigaruka mu kindi gihe. Murakoze, ndumva ari uko nasubiza icyo kibazo cyose. turabashimiye cyane Maître Olivier Hagenimana kubw'umwanya wanyu mwaduhaye no kubw'ibisobanuro byiza mwatanze ku bibazo abakunzi bacu bibazaga. Twizeye ko n'ubutaha nitubatumira muzaza, nukuri ni karibu. Dushoreje aha iki kiganiro cyari Tumenye FRN igice cya 3. Uwashaka kumva ibindi biganiro byakibanjirije yabishakira kuri YouTube akandikamo Tumenye FRN, cyangwa akareba kuri liste y'ibiganiro bya RTV Ubwiyunge kuri YouTube, dore ko harimo byinshi bishimishije. Ku batariyandikisha kandi mwibuke gukanda kuri subscribe no kuri like niba wabikunze, kandi byarushaho kuba byiza kohererezanya ibi biganiro kuri WhatsApp cyangwa ku zindi mbuga nkoranyambaga kugira ngo bigere kuri benshi. Mwari kumwe na Chusa David, naho ubutaha. Bye.